Ndabasuje cyane bene data, ni mwene so Ernest Niyonsenga. Mbahaye ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo mbese Yesu ninde. Mu by'ukuri kudasobanukirwa neza Yesu ni iki byaduhungabanyaho nk'abakristo cyangwa nk'abantu bari mu rugendo rugana mu ijuru. Reka dusenge Imana, duhamagare Umwuka Wera akomeza abane natwe muri iki kiganiro. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane, ngushimiye urukundo rwawe. Wabanye nanjye, ubana natwe twese, turahumeka umwuka bazima, ishimwe n'ibyawe. Tugushimiye ubuntu bwawe watugiriye butuma twitwa abo turiho. Habwa icyubahiro rero, tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Imbaraga z'Umwuka Wera nizize zituganze kandi ziduhindurire rwose kumva ndetse no kuzirikana no gukora icyo ijambo ryawe ridutegeka. Urakoze cyane Yesu Kristo, amen. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Nabwiye ngo turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo Yesu ninde. Iki ni igice cya mbere cy'ikiganiro. Mbese kudasobanukirwa neza Yesu uwo ari we ni iki byaduhungabanyaho? Ntabwo ari twe twenyine byayobeye, kuko n'Imana na Yesu ubwe byamuteye impungenge. Yesu yahanuwe mu buryo bwinshi cyane muri Bibiliya, burenga uburyo 500, ku buryo byateye Imana impungenge zikomeye cyane. Hari ikintu cyakomeje kuba urujijo ku bantu bose bagiye basoma Bibiliya. Bibiliya iratubwira ngo Yesu ubwe yavukiye kuba ibuye risitaza kandi ngo azaba urutare rugusha. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 8 umurongo wa 14 kugera ku wa 15 haratubwira ngo kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isiraheli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha, abere n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe, bavunike, bazategwa bafatwe. Bene data, aya magambo ni amagambo akomeye ku buryo yagiye atera benshi urujijo ndetse no kwibaza cyane ku Mwami Yesu Kristo. Mbese Yesu koko ni ibuye risitaza kandi ni urutare rugusha benshi bazasitaraho bakagwa bakavunika? Hari ikindi kintu cyateje impagarara. Umugabo bita Simiyoni yarahanuye aravuga ngo uyu Yesu mureba azaba ikimenyetso kigirwaho impaka. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 35. Reka dusome mu izina rya Yesu. I Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka Wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'Umwuka Wera ko atazapfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro yawe nk'uko
wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ariko witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simeyoni abaha impundu abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisiraheli bagwe, benshi babyuke, abe ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bihishurwe, kandi nawe inkota izamucumita mu mutima. Mu by'ukuri Kristo kumusobanukirwa ntabwo byoroshye, kuko Bibiliya nayo ubwayo byagiye biyiyobera, n'Imana nayo byagiye biyitera impungenge, ndetse na Kristo nawe yarabyibajije cyane impamvu koko abantu batamusobanukirwa. Si wowe wenyine utasobanukirwa Kristo, kuko umuntu aramutse akubajije ngo mbese kuri wowe Yesu ninde, kumusubiza byagorana. Hari benshi bavuga Kristo bitewe n'ibyo babonye cyangwa n'imirimo yagiye akora. Uvuga ngo Kristo agaburira abashonje, ati Kristo ni umunyamahoro, ati Kristo ntawe uburara amufite, akavuga ngo Kristo ntawambara ubusa ari muri we, bakavuga ati Kristo yubakira abantu amazu. Umuntu aramutse akubajije ngo Kristo uwo ari we, wamusubiza ibintu byinshi bitandukanye, kandi umuntu wese afite ukuri kwe kuri Kristo. Mbese mu by'ukuri wowe Kristo ninde kuri wowe? Ukuri kuri mu mutima wawe, atari ibyo wumvanye abantu, atari ibyo wumvishe mu rusengero cyangwa mu kiliziya cyangwa mu isinagogi. Kristo mu by'ukuri ninde kuri wowe? Imana ikomeze ibane namwe. Cyari igice cya mbere cy'ikiganiro Isoko y'Agakiza, aho turi kuganira ku ngingo ivuga ngo Yesu ninde. Twifashisha ibyanditswe byera byo muri Bibiliya yera. Muhabwe umugisha n'Imana. Mana ikomeye, Mana igira neza, uri Imana y'amahoro, uri nyembabazi. Tugushimiye ko waduhaye Kristo ukamuduhana n'ibindi byose, nubwo yabaye ikimenyetso kigirwaho impaka na benshi, akaba hari n'abantu bataramusobanukirwa mu by'ukuri uwo ari we. Ariko komeza ubane natwe muri iki kiganiro, urusheho kudusobanurira neza, kandi umwuka wawe wera arusheho kutuganza. Urakoze cyane rero, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Amen. Imana ikomeze ibishimire. Mbararikiye kuzabana natwe mu kiganiro gikurikiyeho. Mugira amahoro.